mwaramutse nanone. Yesu ashimwe. Ndashima Imana ko uyu mwanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Byagashobotse wenda ko nakagombye kuba ndi muri gereza kubw'impamvu imwe cyangwa indi, ariko Imana izi kurinda. Hari igihe mwebwe mubivuga mutabyumva neza, ariko ndabizi neza ko izi kurinda. Yesu ashimwe. Ku cyumweru uko mubizi umunaniro mwinshi cyane pe cyane, kuko kwa gatandatu twari dufite ubukwe kandi muzirore nari mfitemo. Byabaye ngombwa burya ko ndarangiye ndari Kigali, ariko nabyo mu bintu mbona bitoroshye. Ndibuka Satani yaraturwanirije hariya aho bita Cyamarita, nimba ari Cyamarite nimba ari Cyamarita murahazi. Umushoferi kubera gusinzira yaraturoshye mu ikamyo neza, ariko akanguka ikamyo yamwuzuye, abuze uko abigenza. Kwasitera yegeka mu mukingo, ikamyo dukubaho gatoya, aranikomereza nta byinshi. Ndabana Imana, aha ntago nari gupfa kuko ngiye mu kazi kawe. Iriya mihanda rero ijya Tanzania nayo murayizi, ibirimo amakamyo menshi. Nkeka ko uri mu mihanda ya mbere dufite muri iki gihugu ibamo amakamyo. Noneho nabyutse saa 9, urumva nyine nagombaga kubyuka kare. Nabyutse saa 9 ngerayo saa 3. Mu materaniro ikintu nabonye, Mwuka Wera aracyahari. Amen. Nubwo utamwumva, ntuza Pawulo yageze muri Efeso arababaza ngo ariko ngo Mwuka Wera yaraje. Baramubwira ngo Mwuka Wera ni iki? Ngo ntitwaye twumva ko yageze gute yaje. Ati se mwabatijwe uwuhe mubatizo? Ati ni wa Yohana. Ati arangije ngo arabigisha, arabasengera, baramburaho ibiganza, ngo bose buzura iki? Mwuka Wera. Hariho abantu baba batari bamenya ko Mwuka Wera ahari, ariko Mwuka Wera arahari. Noneho muri ayo materaniro, urusengero rwari rwicayemo nk'abantu byibura nka 350. Uzi kubona hafi itorero ryose ribatizwa mu Mwuka Wera, kuko nicyo bari bampamagariye. Nari ngiye kwigisha ku Mwuka Wera. Babatizwa mu Mwuka Wera, ari n'abaje uwo munsi gukizwa nabo bawubatizwamo. Noneho umushumba waho arabireba bati nabera mbonye igitangaza abantu. Pastor, Imana igumugisha. Pastor, uri umukozi w'Imana. Ku mutima ntacyo ndicyo, ahubwo Uwiteka niwe ugaragaje imirimo ye. Noneho rero Satani ni umutwa mubi. Satani ni mubi. Uko bakagiye kutwakira, bagiye kwakira umukozi w'Imana, cyokora nabonye ahantu bakira abantu kweri. Natwe turi kugenda tubyiga. Yesu ashimwe. Nari ngiye kuvuga ngo muzabaze Priska uburyo za Kibungwiriya bakira abantu, ariko inkuru nziza yindi tubafitiye nuko abayobozi b'igihugu muri iki cyumweru gishize bari hano muri Assemblée de Dieu nyine, ariko mu nzego z'abamama. Ndagira ngo mbabwire ngo twabakiriye neza, ariko kugera aho bavuze ngo twakiriwe neza.
buriya ntimukagire ubwoba bwo kwakira abashyitsi. Turashimira abamama bitanze uriya murimo kugira ngo ukorwe, n'abagabo n'abagabo bagiye babahamagara. Umugabo uwo ari we wese wakoze, Imana ibahe umugisha. Nubwo bari bakeya, nubwo byari bihenze, ariko ibihumbi 80 nibyo twakoresheje tubakira. Urumva ko bariye neza. Yesu ashimwe. Ubwo dusabiye umugisha abo bantu bakoze. Noneho ahantu bagiye kutwakirira, abantu basa naho bose bafatika bo muri iryo torero baravuga ngo uyu mukozi w'Imana reka tumuherekeze hariya bagiye kumwakirira. Baraza, turarya, turanywa, ariko tugitangira kurya numva muri nge nta mwuka wo kunywa fanta mfite. Numva sinshaka kunywa fanta. Barayizana banayitereka imbere yanjye, ndavuga nti ntago ndi bunywe fanta, ahubwo reka nywe icyayi. Iyo fanta Satani niyo yantegeyeho. Yesu ashimwe. Fanta bayinteretse imbere, nywe icyayi, turangiza kurya, fanta igihari batarayifungura. Yajya kuyifungura ntino yihorere, ndanywa icyayi. Noneho ni nka bya bindi byo mu byakozwe n'intumwa, baravuga ngo pastor, twaryohewe n'ibintu watwigishije, reka tuguhe umwanya wongere utwigishe natwe hano. Fata umwanya ndigisha bwa kabiri. Mu rugo rw'umukire niho bari batwakiriye. Mu rugo rw'iki? Rw'umukire wo muri iyo karitsiye, ni nawe muyobozi w'abacuruzi, ni umukire pe. Aho hantu hari gitifu w'umudugudu, kuko ni Masengera na mutwara sibo waho ngaho, n'abandi basirikare nk'abangahe n'abapolisi nk'abangahe bari baraho. Sasa ya fanta araza arayiterura, kuko yabonye ko ntayinywa, ayitereka imbere ya wa mukire, arayimufungurira ngo ayinywe. Umukire yari ateruye akana kangana gute se? Terura ko kana sha ingabi. Buriya karangana na kariya, kari hasi ya kariya gatoya. Akana kari hasi, urakoze icara. Akana kari hasi yuriya kangana na Nyambo. Nyamburi abasohoye. Akana kangana n'uriya gafata wa mufuniko wa fanta gahita kawumira. Umufuniko wa fanta kawumira none ucuritse. Apana ureba hejuru, kawumira ucuritse. Umufuniko wanga kuvamo, wanga no kumanuka. Mu minota mikeya umwana ararerembura, azana urufuzi. Diregiteri w'ikigo arasara, arirukanka, abantu barasara, bararira. Umucuruzi aravuga ati nta kundi niyo najya kwa muganga ndagerayo yapfuye, reka tubyihorere. Narapfukamye, ndabani Yesu we wanguye ku gaseke unzanaha, ntabwo anzanye ngo nkorwe n'isoni. Ndategetse mu izina rya Yesu, uyu mufuniko nugaruke. Turasenga, umwana aruka amaraso, ariko kubw'imbaraga z'Imana wa mufuniko tubona uragarutse. Ugarutse abantu bose baraho turumirwa. Narawufotoye, mfite amafoto, wahindutse umutuku wabaye amaraso. Aho nicaye
Mwuka Wera arambwira ngo inzoka yari ikurumye nk'uko yarumye Pawulo, ngo ariko ngo nshimye kwigaragariza aha hantu. Nabonye igitangaza cy'Imana n'amaso yanjye. Haleluya. Ntago mwabyumva, ariko kubona umwana mutoya apfa ubibona gutya ni ikibazo. Rero ndagira ngo nkubwire ngo Imana iracyariho kandi Imana irakora. Hari igihe twigisha abantu ngo Imana iriho, Uwiteka ariho, ariko ugasanga ubwenge bw'umuntu ntago buri kubishyikira neza. Ntago ubwenge bwawe bubishyikira neza, ariko Uwiteka ariho. Kandi ubwo ariho ahora ari uwo kwizerwa. Kubabonye flyer twashyize hanze, twaravuze ngo Uwiteka ahora ari uwo kugira gute? Kwizerwa. Kenshi na kenshi hari igihe umuntu yanga gukura mu gakiza. Yesu ashimwe. Akanga gukura mu gakiza, noneho kwa kudakura kwe bigatuma atabona Imana mu buzima bwe, akumva ko Imana ari ikintu kiraho, ari ibintu biraho. Biririyo ni ukuri. Ubundi nimba ari ikintu kinezeza Imana ni ukubona umuntu akura. Ijambo ry'Imana muri Luka bikumva ari igice cya 2:80 havuga ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga, abyiruka ashimwa n'Imana n'iki n'abantu. Arakura. Ubundi gukura ni iki? Gukura ni igihe umuntu yaretse iby'ubwana agakora iby'abantu bakuru. Kandi no mu mwuka, nimba hari ikintu kinezeza umubyeyi, reka mbabwire ikintu kinezeza umubyeyi, ni ukubona umwana we. Basore muri hano, bakobwa, rubyiruko muri hano, mbabwize ukuri, nimba hari ikintu kinezeza umubyeyi, ni ukubona umwana we ari gukura, agakura arangwa n'ibikorwa byiza. Hari igihe mba ndi kureba abasore bo muri iyi minsi n'abakobwa, kanjye mbibabwira wenda muzanyange, ariko ni mu nyanga sinzimuka mu isi, nzavamo igihe kigeze. Ugasanga umwana ari aho ngaho, ubuzima bwe ni bya bindi byadutse, ni ugutwika, ni ukushumika, mbese ariko biriya bintu bibabaza, bishimisha mama wawe, bishimisha papa. Areruya rubyiruko, arahita ngo pasiteri ngo ubwaraje, ubundi se nagiye he? Ukareba umuntu ukamwitegereza, ukareba ubuzima bwawe, ukavuga uyu muntu azabamo umugabo, uyu muntu azashaka agera hasi, uyu muntu azubaka urugo rumere nk'urwa nyina. Kandi abakobwa mugeze igihe cyo gushaka, ndagira ngo mbabwire ibintu abasore bashaka bashingiraho. Iyo agiye gutereta umukobwa arabanza akareba nyina, iyo agize amahirwe akaba ahari. Iyo abonye nyina nta burere, aravuga ati n'uyu nguyu sinazamushobora. Ariko ibyo ngibyo bisobanura ubwana. Ubundi kiranga umwana mutoya
ni ukwitumaho ari akigaragura muri wa mwanda, rimwe na rimwe akawufata. Ariko ikiranga umuntu ukuze w'umubyeyi ni ukuza akabona ko ibyo yari arimo bidakwiriye, akamukuramo, yarangiza akamuhanagura, akamukarabya, akamusiga. Siko bimeze? No mu gakiza nuko. Ariko hari igihe umuntu akubwira ngo agende ndi umusaza mu gakiza ndakuze, ariko wamureba ugasanga umuntu ukuze mu gakiza ugisinda, umuntu ukuze mu gakiza ukitongana, umuntu ukuze mu gakiza ugisambana, umuntu ukuze mu gakiza ukigira udutiku. Ntabwo aba yarakuze, kuko ikiranga umuntu ukuze n'ibikorwa. Yesu ashimwe. Muracyagira amahirwe, mugera ahantu bababwira byose, hari aho wagera bakakwihorera. Rero iyo umuntu atari yakura ngo agere ku rwego runaka, Imana cyangwa iby'Imana aba yumva ari ibintu biraho. Ibintu by'Imana se ntabisobanukiwe. Niba bamubaza atari ko ubundi gukizwa byakumariye iki, arareba akabura icyo byamumariye. Wamabona se gusenga bikumariye iki, akaraga hari ubundi gusenga kuko ntazi nimba yanagiye no gusenga. Ijambo ry'Imana mu Bagalatiya ibice 4 ravuga ngo iyo umuragwa akiri umwana, mu Cyongereza aravuga ngo the owner, nyiribintu, iyo akiri umwana ntaho aba atandukaniye n'umugaragu, ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Ibyo si byo tugiyeho, ahubwo tugiye kuvuga ngo Uwiteka we ahora ari uwo kwizerwa. Dusome Luka ibice 7. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Luka ibice 7. Luka ibice 7, turahera ku murongo wa 18 tugere ku murongo wa 23. Luka Isezerano Rishya, ubutumwa bwiza, Luka ibice 7, murongo wa 18 tugeze ku 23. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo Yohana umubatiza atuma kuri Yesu, nuko abigishwa ba Yohana bamutekerereza ibyo byose. Yohana ahamagara 2 muri bo, abatuma ku mwami Yesu ati, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza, cyangwa dutegereze undi? Nyine arabatumye. Basohoye kuri Yesu baramubwira bati, Yohana umubatiza akudutumyeho ngo ni wowe wa wundi ukwiriye kuza, cyangwa dutegereze undi? Nuko muri uwo mwanya akiza abantu bangahe? Benshi indwara n'ibyago n'abadayimoni n'impumyi nyinshi arazihumura. Arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvise. Impumyi zirahumuka, abacumbagira baragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. 23. Kandi yahirwa uw'ibyanjye bitazagera gute? Imirongo iri hasi ntabwo nshaka ko tuyisoma, ariko bagihaguruka Yesu yasigaye avuga kuri Yohana.
Haleluya. Aravuga ngo mureke mbabwize ukuri, nubwo mwumvishe mvuze kuri Yohana, ariko mu babyawe n'umugore ntawe ugize gute, ntawe uruta Yohana. Niko yababwiye, avuga ngo mu babyawe n'abagore ntawe uruta Yohana, ngo ariko umuto wo mu bwami bw'Imana aramuruta. Ndetse nkivuga kuri Yohana, no muri Matayo ibice 7, ibice 11, naho iyi nkuru yisangamo. Ibice 11 ku murongo wa 12 niho havuga ngo ibice 11, Matayo ibice 11 ahubwo umurongo wa 2 kamuhagere, haravuga ngo Yesu amaze gutegeka abigishwa be 12 avayo ajya kwigisha no kubwiriza abantu mu midugudu yaho. Ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Yesu arabasubiza ati, nimugende mumubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye, impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe. Iyo dusomye ku murongo wa 9 aravuga ngo, ariko mwajyanywe n'iki kureba umuhanuzi? Ni koko, kandi ndababwira yuko aruta umuhanuzi cyane. Uwo niwe wandikiwe ngo, dore ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izakubanziriza igutunganiriza inzira. Ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Undi hariho abantu batazi ko wa muntu wavugaga ko ngo hazaza umuhanuzi, ngo hazaza Eliya, hariho abantu batazi ko Eliya ari we Yohana. Aho ngeze muri teoloji nyinshi, ariko soma 14 muri icyo gice cya Matayo 14 urebe. Kandi nimba mushaka kubyemera, ni we Eliya wahanuwe ko azaza. Ufite amatwi yumva niyumve. Yesu ashimwe. Tube turebye hano ho gatoya. Kubatazi Yohana, reka tumutangire mu kuvuka. Yohana ni mwene Elizabeth nande na Zakariya. Bari ingumba batarigeze babona urubyaro. Hari igihe Imana yemera ko ibibazo byo kutabyara bikugeraho. Yego, ntabwo bari barigeze babyara. Noneho umunsi umwe Zakariya, kuko ari umutambyi ari gutamba, ngo marayika itamubonekera aramubwira ngo, Zakariya we ugiye kubyara umwana w'umuhungu. Aramubwira ngo, igihe nabereye umutambyi sinigeze numva iryo jwi, wimbeshya, nta rubyaro nteze. Oya. Marayika aramubwira ngo, noneho ugiye kuba impumyi, ugiye kuba ikiragi, uzongera kuvuga yuko uwo mwana ari uko yavutse. Cyokora navuga uzamwite Yohana, niwe uzabuye. Ahita amubwira ibyo azakora. Yohana na Yesu barutanwaho amezi 6. Yohana arusha Yesu amezi 6. Nyuma y'amezi 6 Mariya nawe yasamye inda y'Umwuka Wera, ajya kwa nyina wabo Elizabeth, agiye kumutura agahinda k'ibyamubayeho, y'ukuntu hari umuntu waje akamufata ku ngufu, akaba agiye guca umuryango,
yagiye afite agahinda. Noneho ngo agihobera na Elizabeth ahita amubwira ngo mu bagore bose ugize gute urahirwa. Ibyo kuvuga ngo agiye kubyara ikinyene bati reka mbe mbyihoreye, ahubwo ngize gute ndahirwa. Abago indamukanyo yawe hari ukuntu igeze mu nda yanjye, umwana ahita yigira. Kumbi Yesu na Yohana ari impinja bahise bamenyana. Haleluya. Yohana yaravutse ajya gukomeza umurimo w'ivugabutumwa. Byari mu gihe gikomeye, murabizi, hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya harimo imyaka 400. Nta buhanuzi ntaki. None babonye Yohana araje aravuga ngo mwihane, hagiye kuzaba umunsi ibyo umwami yasezeranije akabisohoza, ibyo ba Aburahamu batabonye, ibyo ba Isaka batabonye, ibyo ba Dawidi batabonye, ibyo ba Mose batabonye, mugiye kuzabibona. Ibyo Imana yasezeranije isi igiye kuzabikora. Ngo abantu bose barahaguruka baza kureba uwo muntu. Ndashimira Imana ko iyi sezeranije iranasohoza. Haleluya. Imana isezeranije igira gute komanga umuntu uri iruhande rwe mubwira ngo humura, iyi sezeranije iranasohoza. Amina. Simfite ubwoba bw'ibimbaho igihe mfite isezerano ry'Uwiteka. Simfite ubwoba bw'ibimvuga, simfite ubwoba bw'abamvuma, simfite ubwoba bw'ibintetu. No. Igihe mfite isezerano ry'Uwiteka, ibyo yavuze igihe bisohoza. Ubwoba nibushire. Yesu ashimwe. Yari yarasezeranyije ko isi izabona umucunguzi. Haleluya. Yesu yaraje cyangwa ntiyaje? Uzi ko muri kiriya gihe bari bamutegereje bavuga ngo ariko azaza sate, azaza ameze ate? Ikintu yakoze kigacanga abantu nuko yavukiye aho batekerezaga ko atavukira, akavuka mu buryo batatekerezaga ko yavukamo. Bari bazi ko azavukira ibwami, avukira mu kiraro. Bari bazi ko azavuka ari umuntu wo mu kirere cyo hejuru, avuka yicishije. Jambo ry'Imana bango yaje mube, abe ntibamumenya, ntibamwemera, ariko ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Paulo akomeza avuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kuragira gute ni kurereka. Ariko icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzagira tuzasa. Arabwiriza, abwiriza ibya Yesu, aramuvuga muvuga uko ari. Aravuga ngo ntibinkwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto. Kuru yahozeho ntarabaho, andusha ubukuru. Yavugaga Yesu. Sasa rero yaramuvuze we, yaramuvuze ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Aravuga ngo azaza akuraho intimba, azaza amareho imibabaro, azaza agira gute. Yesu yaraje koko. Uriya mugabo umunsi umwe ari mu mazi. Haleluya. Ari mu mazi ari kubatiza, ajya kubona umuntu araje, ngo ijwi rimuzaho riramubwira ngo Yohana we, dore uwo nakubwiraga ngo uriya. Ngo agitambuka ageze imbere ye, Yohana ngo agira ubwoba, aravuga ngo uyu ntago namubatiza. Yesu aramubwira ngo mbatiza. Yohana ati ni njye ahubwo ukwiriye kubatizwa nawe. Aravuga ngo mbatiza kugira ngo ibyahanuwe bigire gute sohozwe. Bishatse kuvuga ngo
yaramwibukije aba ngo ntago wibuka impamvu wavutse, ntago wibuka ko wavutse kugira ngo umbanzirize, mbatiza kugira ngo ibyavuzwe bigire bite. Aramubatiza, arangije kumubatiza ngo inuma iva mu ijuru nk'ikimenyetso cy'umwuka wererwa kuri Yesu, ngo ijwi ako kanya ryumvikanira mu ijuru ngo nguyu umwana wanjye nkunda, nkagira gute, mumwumvire. Kabaye Yohana ari kubwiriza hariya, Yesu nawe ari kubwiriza hariya, ariko mu by'ukuri igihe cya Yohana burya cyari kirangiye. Icyo Yohana yari yarahamagariwe cyari kirangiye, ahita ashyirwa muri gereza, baramufunga. Umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana, umuntu wavuganye na Mwuka Wera, baramufunze. Hari igihe umuntu yishuka akumva ko asenga, akanavuga mu ndimi, akumva ko ibigeragezo bitamugeraho. Uribeshya. Ukuzura Mwuka Wera ukagira gutyo kumva ikigeragezo cyagutinya. Mama, na Yohana yarafunzwe. Ngo mperuka gusenga yitatu ngo muri 2005. 2005 muracyayibukara? Ngo buriya ngo Satani ngo ntago yanyegera. Mama, uzabaza Yesu amaje gusenga y'iminsi 40 ibyo yahuriye nabyo mu butayu. Mbwirira umuntu mwicanye ngo tega ugutwa ariko. Ngo ndi umunyamasengesho, ngo agira gute, ngo Satani ngo ntago yagira. Uzabaze Mose ibyamubayeho avuye kuzana amategeko y'Abisiraheli, akayica we wa mbere atarari yanayatanga. Mose avuye kuzana amategeko yo kugira ngo ayobore Isiraheli, niwe wa mbere wayishe atari yayatanga. Hitware twageraho Satani adatera amabuye. Kandi laritola sidamu ari ukuntu umuntu azengereza Satani, ukazengereza Satani kubw'ikintu wakoze, ukazengereza Satani kubw'amasengesho wasenze, ukazengereza Satani kubw'ubuhamya watanze, ukazengereza Satani uri hano, maze warangiza ukibagirwa ukagira ngo wamwishe ubutazazuka ahari. Satani ntajya apfa, nongere mbibabwize ukuri, kuko igihe wamwiciye aba yarapfuye. Ahubwo Satani agira gute? Arasinzira. Nta nubwo ajya asinzira. Satani ntapfa. Nimba ufite ubuyobe bwo gusenga ngo Satani ngo ndakwica ndagutwika, ntashya ntapfa. Ahubwo iyo ibitero byawe murembeje agira gute? Arahunga. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo mwegere Imana nayo izagira gute? Kandi muhindukire murwanye Satani nawe azagira gute? Azabahu. Uhunze arapfuye, uhunze aratsinzwe. Aho niho abarokore dupfira, tukajya mu bwana ukavuga ngo nabatijwe 8 na 7, nagiye kwigabura guhera 8 n'9, ndi umusiniya muri aka gakiza nywe. Ayiwe ndi mukuru.
ngo kera ngo tukivuza ipendo ingoma zitaraza tugikubita ingoma y'uruhu ngo nari ngishijwe ngo none se mu gakiza bisaba guhora turi maso. Iyo urangaye satani akugenza nk'uko agenza abandi bose. Yohana wavuze ibya Yesu tayari muri gereza, ntabwo byanditswe ariko ndimo natekereza Yohana ajya gutuma kuri uriya Yesu, ariko umuntu nahamije uwabayeho ntarabaho, ufite ubutware bwose, ushobora byose, umwami w'amahoro, umwami w'igitangaza, kweri kwera araje ndenamubatije none ndafunzwe. Arangije akajya atuma ku bantu baje kumusura, muzambwirira abigishwa banjye bazaze. Umunsi umwe baraza baje, arababwira ngo rero wenda harimo Manuel usinziriye, arababwira ngo Manuel nawe manihura, mugende mumbarize Yesu ngo niwe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi. Gereza yari mugeze habi, umva umurokore. Ariko man, mwe mujya mubivuga mutatumye bariya, ahubwo ukagenda ukiyereka. Ako mana niwe muvuganye nanjye cyangwa ntabwo ari wowe? Mana niwe wavuze kuzanabara cyangwa ntabwo ari? Mana uko byanze ni wowe wambwiye kuzandengera cyangwa ntabwo ari? Yohana disi, ngirira Yohana ukwegeye ngo uraho Yohana. Mana ko imyaka ibaye myinshi kandi ko wambwiye gutya, ariko se Mana ni wowe wambwiye cyangwa uraho Yohana? Mana ko bakomeje kundoga, bakomeje kumvuma, kandi waravuze ngo nihagira umvuma bizamugwa nabi, nihagira undwanya bizamugaga. Mana we ni wowe cyangwa si wowe? Uraho Yohana? Yohana Yesu ashimwe. Mana ko ndi kutaga zivamo, aiwe ndarira nkabura uwamuza, ndababara singera umpumuriza, ndabiba singira icyo mfata, ndabiba singira icyo mfata, ndababara singira umpumuriza. Na 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 na, ndahinga bikaribwa n'inyoni. Yo urababaje, ndahinga bikaribwa n'inyoni, mu bibaho byose ntacyo cyantandukanya nawe, mu bibaho byose ntacyo cyantandukanya nawe. Ndanyuzwe koko ngufite, n'amahoro ndashima ko yambonye akanshyigikira. Reba hino urukundo rura. Yohana aravuga ngo mumbariza nimba ari we. Bageze kuri Yesu, nyumvira Yesu nawe imibare ye bamugezeho,
arabyumva, abyumvishe asubirisha ibimenyetso bigaragara bifatika. Abango mwebwe mbabwiye kujya gusubiza Yohana ntimwabyumva. Ngo ako kanya ngo yitaho umurimo myinshi, akiza abana badayimoni, akiza ibirema, ahitazura bapfuye, akora ibintu byinshi. Arangije aravuga ngo mwabibonye? Yego. Mugenda mubwira Yohana ibyo mubonye n'ibyo mugize gute. Ni uburyo bwo kumubwira ngo Yohana uwo wahamije he is real, niwe wanyawe. Ntabwo mwabyumvisha. Gukiza biriya bintu Yesu yakoze, biriya bitangaza byinshi Yesu akora surprise, yagira ngo yemeze ababwire ngo Yohana ntiyavangiwe, ahubwo uwo yavuze niwe wanya. Yesu haleluya. Yesu wavuzwe n'abatubanjirije niwe wanyawe, na n'uyu munsi remain the same. Aracyari uko ari, ntajya ahinduka, ntajya ahinduka, ntajya ahinduka. Ahubwo ukeneye gukura. Yesu ashimwe. Aravuga ngo mugende mumubwire ibyo mubonye, impumyi ibiki ngo kandi ayirwaye ibyanjye bitazagera gute, bitazagusha. Twavuze ngo Uwiteka ahora ari uwo kwizerwa. Ubundi kwizerwa, reka aka kantu nkavuge, kwizerwa no kutizerwa mbizane mu buzima busanzwe. Ese ubundi uri uwo kwizerwa wowe cyangwa ntabwo uri uwo kwizerwa? Ubundi ni iki gituma umuntu mu buzima ahinduka umuntu wo kwizerwa? Ni iki gituma nanone mu buzima umuntu ahinduka umuntu wo kutizerwa? Kandi uri include, uri muri abo ngabo. Uruhande rumwe ushobora kuba uri uwo kwizerwa, ariko nanone ntuba uwo kwizerwa. Ni iki gitera umuntu kuba uwo kwizerwa ukajya kumva umuntu yavuze ngo ndi nguriya muntu ni umwizerwa? Nibyo ati ndamuzi, wikwirwa ni umwizerwa, ndamugushimiye. Ariko kumva abandi bavuga uramenye uriya muntu si umwizerwa, ntumuragize ibyawe. Ni iki gituma mu buzima abantu ubundi reka mbabwize ukuntu ukuri kwizerwa ni ikintu gikomeye. Haleluya. Kwizerwa mu kazi ukaba umwizerwa, mu rugo iwawe ukaba umwizerwa. Iyo umugore atangiye kutaba umwizerwa mu rugo, umugabo atangira kumuhisha password. Ariko iyo umugore ari umwizerwa, amafaranga ahora, nari ngiye kuhavuga mwari kuzajyayo, bamubaza amafaranga, ngo amafaranga nayo nagendanye wayasizeze, ari mu ipantaro hari ugenda ukorema ayo ushaka. He is faithful, no mwizerwa. Wari uzi ko kuba umwizerwa hari akazi byatuma urambamo kubera ko uri umwizerwa? Ndabeshya Misheri? Wari uzi ko kuba umwizerwa, ubushize hari umuntu wampamagaye akora mu nzego zikomeye, aravuga ngo pasite mbere imfura kandi ntumbeshye, nuwuhe mwana ufite mu rusengero w'umwizerwa ngo tumutereke mu mwanya runaka? Ndatekereza kandi aho hantu hari mu mafaranga. Ndatekereza umuntu mbajije iri jambo
amafaranga ya leta. Arambaza ngo ariko ntuza ngo amumbwiye ko nsanga uwo musore ni honete, ni wo kwizerwa. Ari no muri aya materaniro gusa simuvuga. Bitantanga nimero. Nyitanze marerezoma dusanga sinzi ukuntu byagenze, bacometsemo undi muntu. Cyokora uwo muntu nahumure, ashonje ahishiwe. Imana ibirimo. Yesu ashimwe. Do ibirimo tu izabikora. Twese tuvuge ngo amen. Haleluya. Kuba uwo kwizerwa, kuba umwizerwa byakwicaza ahantu runaka, byaguha inshuti. Kuba umwizerwa, just kuba umwizerwa byonyine. Ubundi kwizerwa no kutizerwa, igituma umuntu aba utizerwa ni umusaruro w'ibikorwa yagiye agira gute. Yego. Ubundi umuntu avuka ari inosa, avuka. Ninde wabivuze? Ntuzaze kumfasha, ntago nibuka uwo mufilozofe yabivuze. Yavuze ngo l'homme est naturellement bon mais il est corrompu par la société. Umuntu mu miremerwe ye nta kibazo kirimo, ariko yangizwa cyangwa yangijwe n'iki? Na société. Cyo ni igifaransa. Noneho umva ikintu gituma umuntu atari uwo kwizerwa: umusaruro w'ibikorwa bye, resultat, imirimo yagaragaje niyo ishobora kugaragaza ko ari uwo kwizerwa cyangwa atari uwo kugira gute. Ariko nanjye reka mbabwize ukuri unyumve neza. Imirimo y'Uwiteka, ibikorwa by'Imana yagiye ikora mu buzima, ibyo Uwiteka yagiye avuga, n'ibyo yagiye asohoza, n'ibyo yagiye avuga ku bantu, yarangiza akabisohoza, na n'uyu munsi biracyagaragaza ko Uwiteka n'uwo kugira gute, n'uwo kwizerwa. Niba ari byo tumuha amashyi. Haleluya. Nyumva neza. Twavuze kugira ngo umuntu ahinduke utizerwa biterwa n'ibikorwa, ariko no kugira ngo umuntu ahinduke uwizerwa biterwa n'ibikorwa yagize gute. Rero amateka y'Uwiteka, ibikorwa Uwiteka yakoze, na n'uyu munsi biracyagaragaza ko Imana ariyo kugira gute, kwizerwa. Naho ngaho nashakaga kugira ngo wumve. Kandi haleluya, wowe ntuhinduka, wowe ntuhinduka, ntuhinduka, wowe nibyo, you never change. Wowe ntuhinduka, mwami we, wowe ntuhinduka, wowe ntuhinduka. Edeni ikiri kure, umuntu ataracumura, imbabazi zawe zihozeho, ziriho, zizahoraho. Urukundo
Imana ishimwe. Yavuganye nawe, yarakubwiye, ntigihinduka, ntigihinduka. Ariko pastor yarakuganirije, hari ibyo ayiwe ntijya ihinduka. Ntitwitaye ku byo abantu batuvuga, ntitwitaye ku byo abantu badusebya, ntitwitaye ku byo ni amatiku, ni amahovu. Iyavuganye natwe, iyavuganye nawe, iyavuganye ihora ariyo kwize. ngo bararoga, baramaze kora. Mari inka zawe, mari ihene zawe, mari inkoko zawe, mari amafaranga yakishyuriye abana ku muntu wavuganye n'Imana. Ku muntu wavuganye n'Imana utanahari wowe, ku muntu wavuganye n'Imana farakita eresadro, ku muntu wavuganye n'Imana itaguciyeho. Imagine ijya kuvugana nayo ntiyaguciyeho, ijya kumuha amasezerano ntiyagusabye permission. No. Yes! Ndagira ngo nkubwire ngo ongera wiringira Imana, ongera wizera Imana. Iby'abantu, iby'amatiku yabo, iby'amahomvu n'ubusupu, reka. Imana niyo kwizerwa. Uwiteka ahora ari wo kugira gute kwize. Ushatse wamuramburira amaboko ukavuga ngo Mana ndagushimye kuhora uri wo kwizerwa. Kandi ikibyerekana ni imirimo, ni ibikorwa, ni ubudahemuka bwe, ni ubunyangamugayo bwe. Iyo dusomye Abaheburayo igice cya 11, ubundi aha niho Imana ibera Imana. Tega amatwi nkubwire. Haleluya. Ukwizerwa kwayo niho Imana ibera iki? Imana niho ihita igaragaza ubumana bwayo. Itabaretse ngo baroge, noneho byo yerekane ko iri over. Haleluya. Byo yerekane ko iri hejuru y'abarozi. Itabaretse ngo bavuge, byo ngo yerekane ko iri hejuru y'abagize gute, y'abavuga. Itaretse ngo bange, ngo yerekane ko iri hejuru y'abagize gute. Haleluya. Undi aho niho igaragariza ubumana. Irabareka bagakora kuko fore tantere, kuko nayo ubwayo yarirahiriye. Iravuga ngo nta kindi gitare kitari Uwiteka, ngo nanjye ubwanjye sinyizi. Uzimana uzi impamvu Imana ireka imbaraga, uzi impamvu Imana ireka imbaraga z'abantu zikabanza zikagaragara? Nuko iyo ibizi kuri over and over and over kwiri hejuru ikaba hejuru, ikongera ikaba hejuru, hejuru y'abami ndetse n'abatwa, hejuru hejuru y'ibizima n'abamarayika hariyo Imana ikomeye. Ari hejuru y'abahanuzi. Uwo mwami aruta imfura ibyaremwe byo kitare n'ibiganza bye.
vile bova. Hallelujah. Ari hejuru y'abahanuzi. Uwo mwami aruta imfura zo mw'isi. Ibyaremwe Byose nta na kimwe kitare. Subiramo. Ari hejuru, ari hejuru y'abahanuzi. uwo mwami we, uwo mwami. Aruta imfura zo mw'isi. Ibyaremwe Byose nta na kimwe kitaremwe n'ibiganza bye. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Irareka bagakora, irareka bakigaragaza, ariko si uko ibinaniwe, ahubwo yibitsemo ibanga, yibitsemo ubutware, yibitsemo ubushobozi, yibitsemo imbaraga. Ari hejuru ya byose, ari hejuru ya byose, ari hejuru ya byose, kandi he remain the same. Yesu Kristo ko ari ejo na n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka. Haleluya. Ubaye icyuma, igihe cyo gukora kw'Imana kirahari, igihe cyo kugaragara kw'Imana kirahari, igihe cyo kugaragaza ububasha n'imbaraga zayo. Nakubwiye ngo impamvu yitwa kwizerwa imirimo. Nta muntu yigeze igendamo ideni, nta muntu yigeze isezeranya ngo ibure kumusohoreza ibyo yamubwiye. Nubwo rimwe na rimwe bijya bigaragara nk'aho turi muri gereza nk'iyo Yohana yari arimo. Iyo dusomye ubona ndi kubabwira kugira ngo nanasoze, dusomye Abaheburayo 11 niho dusanga, ndi kumva ari Abaheburayo 11 umurongo wa 11. Reka amasome nahageze. Umurongo wa 11 aravuze ngo kwizera niko kwatumye na Sara. Abantu muhari turi gusoma turi hamwe, nicyo cyatumye na Sara agira gute? Abashishwa. Ntago ari ukubasha, ni ukubashi. Unyumve neza, ntago ari Sara wabishakaga, kuko iyo abishaka icyanditswe cyari ngo nicyo cyari gutuma na Sara abasha gusama, ariko no abashishwa. Ubwo bishatse ngo there is the power behind. Hari imbaraga, hari ikindi kintu cyamubashishi. Turi kumwe? Abashishwa gusama inda nubwo yaracuze, kandi kuko yatekereje ko iyasezeranije ari yakugira gute, ari yakwizerwa. Imana ishimwe. Ari yakugira gute, Uwiteka ahora ari uwo. 12 ni nacyo cyatumye umuntu umwe, kandi uwo yari ameze nk'intumbi, nk'ikira.
akomokaho n'abangana n'inyenyeri zo ku ijuru, kuba benshi kandi bangana n'umusenyi uri mu kibaya cy'inyanja utabarika. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Izo mbaraga z'Imana yo kwizerwa zamubashishije gusama. Yatekereje ko iyo kwizerwa itabasha kugira gute, kubeshya. Dusome, reka tunasome 10, Abaheburayo 10 umurongo wa 23. Ndimo ndasoza. 10 umurongo wa 23. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo dukomeze kugira gute, kwatura ibyiringiro byande. Dukomeze kugira gute, uwo murongo munsomere. Dukomeze kwatura ibyiringiro byande byacu. Muhansomera ariko muhabwe tutagira gute. Komeza watura ibyiringiro utagira ute, utanyeganyega. Kubera iki? Kuko yasezeranije ahora ari kugira gute, kwizerwa. Atura ibyiringiro utagize gute, utanyeganyega. Kuko yagusezeranye niyo kugira gute. Niyo mpamvu mpagara nkavuga ngo nzatunga imodoka. Niyo mpamvu mpagara nkavuga ngo urusengero rushya ruraje. Niyo mpamvu mpagara nkavuga ngo ibyuma bitari ibi biraje. Niyo mpamvu mpagara. Haleluya. Kwatura ibyiringiro utagira, utanyeganyega, udafite ubwoba. Yaratubwiye nyine. Yagize gute? Yaratubwiye. Yatubwiye ko izatugira neza, ngomba kubyatura. Yambwiye ko izanyambika, ngomba kubyatura. Yambwiye ko izangaburira, ngomba kubyatura. Yambwiye ko izangura mu bukode, ngomba. Yambwiye gutya. Kwatura ibyiringiro utanyeganyega. Yesu ashimwe. Kuko isezeranya ari iyo kugira gute. Bariza umuntu wicanye ngo ariko urabyumva. Yasezeranije. Isezeranya. Haleluya. Haleluya torero. Yesu ashimwe. Ahora dusoreze mu Batesalonike. Dusome ibyanditswe bibiri. Abatesalonike ba mbere. Hayi Yesu we ndafashijwe. Sinzi ukuntu nabivuga. Abatesalonike ba mbere ni nyuma y'Abafilipi, y'Abakolosayi nako. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 24. Nihora Abatesalonike. Haravuze ngo kandi turabahugura bene data kugira ngo mucyahe abica iki. Oya 24. Nayo nsomye 14. 24. Aravuga ngo ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izagira gute. Ongera umunkomangero ngo uracyumva ariko. Muri make iyo avuganye nawe niyo kwizerwa no kubikora. Dusoreze ku murongo mwese mwasomye Timoteyo wa 2 ibice 2 umurongo wa 13. Ubundi dusenga Imana. Timoteyo wa 2 aravuga ngo iki? Haleluya. Ndacyakwizeye Yesu. Ndacyakwiringiye Mwana. Ndacyakwiringiye. Haleluya. Muhasomenye. Bavuze ngo iki?
Timoteyo wa kabiri havuze ngo iki? Ibice bibiri murongo wa 13 niho ngiye gusoreza, nta kindi nibwongereho. Havuze ngo iki? Dusomere Domi. Banza ubasubiremo. Kandi nubwo tutagira twebwe ntabwo ari ukuvuga ngo nubwo tutizera we, kandi nubwo tutizera we uretse kandi nubwo tutagira we ahora, ninde uri kuvugwa? Ahora ariho kugira aha kuko atabasha, ariko aka kantu murakumvije, kuko atabasha kwivuguruza. Haleluya! Kuko atabasha kugira, soma hepfo ntabwo harangije. Nushaka urekera ujye ubibutsa. Dusenga Imana. Uwiteka ahora ari uwo kwizera. Uwiteka ahora ari uwo kwizera. Sinzi uburyo ngiye kugusengera, ariko itegure dusenge. Sinzi uburyo nawe ugiye kwisengera, ariko itegure usenge. Ndagushimye Yesu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Father. Thank you Papa. Aye. Ndagushimye. Uruwo kwizerwa. Uruwo. Aye. Papa, data, ayo, aye. Byanze uruwo kwizerwa. Dushonje urakwizerwa. Twambaye uruwo kwizerwa. Kandi twambaye ubusa uruwo kwizerwa. Hahirwa uwo wagize icyo uvugaho. Harahirwa uwagize icyo uvugana nawe. Harahirwa ufite isezerano uwavuganye nawe. Harahirwa uzagirira neza. Harahirwa. Ayi, ayi, haleluya. Hahirwa ufite isezerano. Kiboraho. Hahirwa uwatorewe ubukwe bw'umwana w'Imana. Turahirwa bwa. Hahirwa ufite isezerano. Imana ihora. Warakoze ko ari cyo watuvuzeho mwana. Warakoze ko ari cyo wamvuzeho. Warakoze ko ari cyo wavuze kuri iri torero. Warakoze Yesu. Harahirwa ufite isezerano. Harahirwa wavuganye nawe. Harahirwa watinze imbere yawe. Harahirwa, arahirwa.
harahirwa uyu mugabo ugitegerereje imbere yawe, wanze kubivamo akavuga ngo iyi Mana izandengere ariko sinzasubira hanze. Harahirwa uyu mugore ukomeje kwihangana akavuga ngo nubwo bimeze gutya, nubwo mvumwa, nubwo ntukwa, nubwo bansebya, nubwo bimeze bitya, ariko iyi Mana ndacyayiringiye. Nubwo ntaratabarwa, nubwo ndi muri gereza, ariko ndakize. Harahirwa uyu mukobwa n'umusore bagitegereje imbere. Harahirwa shala kotera oremeyas isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu. Uwiteka iyo asezeranye bihoraho kuko ahoraho. Yasezeranye ko atazamana, yarambwiye ati ndakubyaye uruwanjye, ampa Mwuka Wera ntunganye, mfite ibimenyetso by'ibyo yakoze. Yewe rupfu we, uruwori rwawe rurihe? Nzahoraho. Ayiriwe, ayirwa ufite isezerano, Imana ihora. Ayiriwe, ahirwa uwatore umukwe bw'umwana we.